Bakunzi bacu ba TV yacu yitwa Mpumuriza TV, iyo ni chaîne yacu dusanzwe tubanaho namwe umunsi ku munsi, tugiriraho ijambo ry'Imana n'ibindi biganiro. Hanyuma rero natangira mbabwira ngo ukeneye kutuvugisha inyunganizi, igitekerezo cyangwa icyifuzo, cyangwa ushaka kutubaza ikibazo cyangwa hari ubusobanuro ushaka, dushaka kuri telefoni ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1, 20, 16, 55, 80, 73. Hanyuma rero nk'uko kuri channel yacu hakunda kunyura ibiganiro bitandukanye, uyu munsi wa none hari ikiganiro tugiye kugirana n'umukozi w'Imana Pastor Zigirinshuti Michel. Musanzwe mumuzi, hari ibintu agiye kudufasha gusobanukirwa muri iki gihe kandi dukeneye. Abantu benshi cyane bakunze kwibaza, abantu benshi cyane bagiye bagiraho urujijo, benshi cyane bagiye babyibazaho bakavuga ntibiterwa n'iki. Ariko uyu munsi wa none tugiye kwakira umukozi w'Imana nk'intararibonye mu by'ubu buzima busanzwe no mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'ijambo, adufashe. Topic yacu uyu munsi ni ugusobanukirwa, ni no kumenya ikintu tujya tubona kenshi gituma abagore mu itorero, abagore mu buryo bw'ijambo, kubera iki bakunda kubuzwa kuvuga mu itorero, cyangwa kubera iki bakunda kubuzwa kuvuga mu materaniro. Tugiye kubaza umukozi w'Imana atubwire byinshi kuri ibi bintu, adusobanurire byinshi. Ndakwifuriza gutega amatwi, ndakwifuriza kuba maso. Karibu Pastor, turakwakiriye. Mwatangira mwibwira abakurikiye Mpumuriza TV, hanyuma tugakomeza dutangira n'ikiganiro cyacu. Ni karibu. Murakoze cyane, dushimye Imana iduhaye akanya, dushimiye n'ikaze muduhaye muri uyu mwanya kuri Mpumuriza TV. Nibyo, nitwa Pastor Michel Zigirinshuti Michel, Pastor Michel Zigirinshuti. Nkaba mwantumiye kugira ngo tuganire ko dusanzwe tuganira kuri iyi televiziyo. Hanyuma nk'uko numvise bivuze, ni ikibazo kigendanye n'ibyo Pawulo yandikiye Timoteyo ku bigendanye n'umwifato w'abadamu mu materaniro. Murakoze cyane. Hanyuma turagira ngo rero mudusobanurire ubundi ibi bintu byakomotse he, ibi bintu ubundi byazanywe nande, ese aho twirefera cyangwa se aho dukurikiza cyane ni muri Bibiliya. Hari ahantu ubundi Bibiliya ibivugaho iki, Bibiliya ibisobanuraho iki? Hari aho Bibiliya yabujije abagore kuvuga mu materaniro cyangwa mu iteraniro? Utubwire inkomoko y'ibi bintu n'ahantu byaturutse. Murakoze cyane. Ubundi abadamu kuva Imana yaremye umugore mu itangiriro mu gice cya 2:18 ikamuha Eva, bombi ikamuha Adamu. Kuva icyo gihe hari ibyo Imana yavuze ku mugore, ariko aha mu isezerano rishya Pawulo abyandikira Timoteyo, reka tuhasome twumve icyo yavuze mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo mu gice cya 2 umurongo wa 12 wa 10. Ahubwo birimbishisha imirimo y'ingeso nziza nk'uko bikwiriye abagore bavuga yuko bubaha Imana. 11, umugore yigane ituza, agahanuke rwose, kuko nanga ko umugore yigisha cyangwa ngo ategeke umugabo, ahubwo agire ituza, kuko Adamu ari we wabanje kuremwa, nyuma hakurikiraho Eva. Kandi Adamu si we wayobejwe, ahubwo umugore ni we wayobejwe rwose, ahinduka umunyabicumuro. Nyamara abagore bazakizwa mu ibyara nibakomeza kwizera, bakagira urukundo no kwera, bakirinda. Pawulo yandikira Timoteyo hano urundi rwandiko rwa mbere nk'uko mubibona cyangwa mubizi. Urebye inzira rwandikira Timoteyo uko ari ebyiri, yamuhuguriraga kumenya uko yagenza cyangwa yamenya ibigenzerezwa mu nzu y'Imana, kumenya gahunda zihabera zose. Aha rero yamusabye kwitondera cyane guha abagore ijambo mu iteraniro, kwigisha cyangwa gutegeka abagabo babo. Ibi bintu nabikozeho ubushakashatsi mu bindi bitabo, mu bindi
gitabo gisobanura Bibiliya, nsanga hano yaranze ko abagore bigisha batarahawe gusa inyigisho zihagije. Cyo ni icya mbere, batarahuguwe bihagije. Kandi iki ngiki ngo yaragitewe n'abagore bo muri Efeso, niho Pawulo yaragikuye. Aba bagore bashaka kwiha ubutware, ni ukuvuga gutegeka abagabo. Abandi bavuga ko ubwo Pawulo atashakaga ko umugore yakwigisha mu materaniro. Ibi byerekanwa n'uburyo yamagana ibyo gutegeka umugabo, ni ukuvuga gukora nk'umwepiskopi. Aha rero Pawulo ahubwo we avuga ko icyo batahabwa burundu ari ukuba abepiskopi, batahabwa ubushumba. Ibyo ngibyo yasobanuye ko ari ukurengera. Ariko iyo kwigisha akavuga ko umugore uganduka mu rugo wubaha umugabo, aramutse ahawe ijambo mu iteraniro yarisoma agafashwa, kuko nawe n'umwana w'Imana nk'abandi bose. Kandi imigenzo n'imihango baziraga kuva kera Kristo yayikuyeho. Pawulo rero bitewe n'uko ngo muri Efeso harimo abagore, mu mbabare nkoreshe imvugo musanzwe muzi, harimo abagore b'ingari babashize ibisoni. Ikindi navuga aha ngaha ni uko izi nzandiko mubona Pawulo yanditse yagendaga azandikira buri torero ry'akarere, eglise locale. Yari yandikiraga itorero ry'ahantu bitewe n'ibibazo biriyo, bikaba ari umwihariko waho. Aha ngaha nsaba abantu kutabifata nk'ibintu biri universel by'isi yose, by'ahantu hose, ahubwo yabaga bitewe n'ikibazo kiri ahantu. Birebye mu nzandiko z'i Korinto, mu gice cyaho cya 7 mu bantu ba mbere ba Korinto, ubona hari ibintu yasubizaga ku rwandiko cyangwa ku nzandiko bamwandikiye. N'aha naho rero yarimo abwira Timoteyo ngo azitonde cyane ku bagore nk'abo ngabo bamera nk'abo muri Efeso, bakaba ingare, bakaba abantu babashize ibisoni, bahangara gusuzugura cyangwa gutegeka abagabo babo. Ntabwo ari hose, ahubwo byari abantu runaka yahuguraga. Murakoze cyane. Hanyuma ubwo aho umuntu yakwibaza, ese ko twumvishe yuko atari ahantu hose, byari hari ahantu muri ariya ma eglise locale. Hanyuma ikindi hari none ubwo ngubwo bivuze ngo hariya ntibyari byemewe, ariko se ahandi byari byemewe? Ahandi ushobora gukorwa, n'ahandi byari gukorwa ko umugore yakwigisha, ariko uwo mugore hakaba habanje kurebwa imbuto ze. Imbuto ze ni izihe? Mu rugo rw'ubundi abanye ate n'umugabo? Araganduka, arubaha, aca bugufi, icyo bita etre soumise. Aca bugufi, agandukira umugabo. Mu rugo we ni hazima, yita ku mugabo we neza. Mbese icya kabiri, mvikiri icya kabiri, mbese nagera ku ruhimbi, ku gatuti, langage ari bukoreshe, imvugo ari bukoreshe, ntabwo iri bubihira abayumva. Kuko hari n'abadamu bagira imvugo ikarishya ukuntu, kumva ntabwo irimo ituza, nimwe twasomye hano. Abo nabo babaho. Ntabwo rero byari hose. Ntabwo byari hose. Hanyuma ikindi watubwiye ngo hari ukuntu ngo yababujije, arababwira ngo impamvu nuko batabihuguriwe. Yego. Cyangwa se nuko batabifitiye ububasha. Naje kugarukaho nibuka wa mugani wo mu Rwanda uvuga ngo abumwe agatukisha bose. None habaye hari abagore babihuguriwe, cyangwa hari abagore bafite ubwo bumenyi buhagije, ntibaba bemerewe kuvuga mu materaniro cyangwa kuba bayobora amatora? Urakoze cyane. Nk'ubu ngubu iyo mu ijambo ry'Imana usanga hari aho Pawulo yandika akavuga ngo abagore bakuru bahugura bato. Cyo ni kimwe, baracyemerewe. Ubwo twavuga abakecuru nyine bahugura bato. Ikindi, abagore bakuru batoza abagore bato kubaha ingo zabo, kubaha abagabo babo. Ikindi, ubu ngubu dushobora kuba dufite abagore b'abaganga. Uwo muganga ukamuha umwanya mu iteraniro ry'abadamu, cyangwa nishaka n'ibindi byose, akigisha nk'ikigendanye wenda na hygiene, isuku y'umudamu cyangwa se itunga ry'umuryango. Ukazana uwize finance cyangwa comptabilité, ugasanga yigishije umuryango iby'umutungo no kuwujera. Hakaza umuntu wize umupediatre, wize iby'ubuganga bw'abana, akaza akigisha ababyeyi uko bafata abana. Ibyo bintu biragaragara yuko umubyeyi ufite amahugurwa, uri bien formé, ufite ibintu yize, yabifashisha abandi.
no mu ijambo ry'Imana Pawulo arashaka kuvuga ko abatarabihuguriwe bageze ku ruhimbi bashobora kuvuga ibintu batoragurije gutya hirya no hino bivangavanze, itorero ugasanga ririye indyo mbi ivangavanze. Ariko haramutse habaye uwabyize, uwabihuguriwe, nongerewe cya kintu ngo kandi akaba ashimwa. Erega hari imirongo yabanjije ukuntu agomba kuba ashimwa mu myitwarire yo mu rugo iwe, yubaha Imana. Reka tuhazume wumve ku murongo wa 9 wabanjije. Kandi n'abagore nuko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye, bakagira isoni birinda. Urumva ko basabwa isoni, kandi batirimbishisha kuboha umusatsi cyangwa izahabu cyangwa imarigarita cyangwa imyenda y'igiciro cyinshi, ahubwo birimbishisha imirimo y'ingeso nziza nk'uko bikwiriye abagore bavuga kubaha Imana. Urumva ko akwiye kuba ashimwa mu kubaha Imana, mu kubaha umugabo we, mu kuganduka. Uwo rero yabona akanya ahubwo ko guhugurira abandi kugandukira abatware babo, amahugurwa ageranye n'ibyingo. Murakoze cyane. Ikindi kibazo aho ngaho twakwibaza, sinzi mwakongera mugasubiramo abakunzi ba Mpumuriza TV ndetse n'abanyarwanda bose, ingeso nziza akantu ku kandi izo watinze kutubwiraho ni izo wakunze kutubwiraho ni mu rugo kuganduka, imyambaro. Ahangaha ndi buhatindeho ku kintu kijyanye n'imyambaro. Uyu munsi wa none hari indirimbo ivuga ngo buri wese abo wejejwe muri ryo. Tekereza ko bari kuvuga itorero, baraza kudufasha. Uyu munsi wa none hari umuntu wo muri ADPR, hari umuntu wo muri Restoration, hari Zion, hari n'izindi. Aba bantu bose bafite imyizerere itandukanye, kandi buri muntu agomba kuba yejejwe muri ryo, agomba kuba yejejwe muri ryo. Hari n'akandi kantu ntabwo nibuka niba kanditse mu Bibiliya nigeze kumva kavugwa, ariko ntekereza ko ari muri Bibiliya, kavuga ngo Kristo afite umugeni ahantu hose, mu idini ryose afitemo umugeni, azahakura umugeni. Ndashaka kudutandukaniriza ibintu bijyanye n'iyi myambaro ishobora kugaragaza umugore ushyitse rwose, ushobora kuvuga mu iterano cyangwa ushobora gushonga cyane. Buriya ikintu bita imyambaro gishobora gukoreshwa kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere ndayita akazi. Akazi gashobora gutuma umudamu yambara imyambaro, reka mbyite ngo ya kigabo. Ntabwo umudamu yaba abaye agronome, abaye ingénieur technicien, ingénieur muri maçonnerie, mu by'ubwubatsi, ari bwirirwe ava hasi azamuka mu bikwa ajya kureba uko bamena beto ngo azamukane ijipo cyangwa ikanzu. Sibyo? Ibintu byumvikana rwose. Yego. Niyambara ipantaro cyangwa isarubeti kugira ngo yipoteje, yirinde kurangaza abantu. Ntabwo ari bwurire moto agenda muri ibintu bya agronomy yambaye ijipo kandi atwaye. Muri make umuntu ashaka ko na mekanike, kandi na mekanike nasi nari nyibuze. Reka mbishyire en bref, mvuge ko hari imirimo rwose ishobora gusaba igitsina gore kwambara iyo myenda. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri ni uburyo bwa environnement, ahantu ibigukikije. Buriya mu bice by'umugabane w'Uburayi, Amerika n'ahandi hagira periode y'ubukonje burenze urugero, ubukonje bukabije. Umuntu afashe ipantaro akayambara, ibe tiriningi yo kumufurika y'umupira, ipantaro isanzwe, ngo arebe ko atakonja. Urumva kandi ni nako ari umuntu yitwara mu modoka rero. Ibyo byose ni impamvu nyinshi zituma zimwemerera kuba yakwambara umwambaro, kandi akaba akijwe rwose mu mutima. Ariko ngiye kuvuga ikintu kibi cya gatatu Bibiliya yangaha, ari na kibivuga. Kwambarira iyi myambaro yose ubwibone. Yego. Orgueil mu gifaransa uko babyita. Kuki umuntu yakwambara imyenda y'ubwibone? Umuntu ntakora iyo mirimo yose mvuze. Umuntu ntatwara moto, umuntu ntari mu gihe cy'imbeho, ntabwo hakonje. Mu by'ukuri igitsina gore muri icyo gihe aba akwiriye kwambara imyambaro y'ikibyeyi ya gikobwa y'iwacu mu muco nyarwanda. Nuko igihe byumva nuko biri bivuga, kuko ugiye kureba mu magambo
yo mu by'amategeko hirya mu kubara gutegeka kwa kabiri, usanga Bibiliya itemera ko umuntu w'igitsina gore, umugore yambara imyenda ya kigabo. Ariko ibi bintu mvuze hirya ni ibishobora kuba impamvu noneho yatuma abyemererwa. Mwamufashe cyane. Hanyuma rero ku byo kurimba ku by'imyambaro, nanone ni ukureba ngo kuki umudamu yakwifuza imyambaro irenze ubushobozi we n'urugo rwe bafite. Niho hari babonye ho gukatisha imyenda, sibyo? Imyenda y'igiciro cyinshi, singira ku murongo wa 9 hepfo uhorangirira ngo cyangwa izahabu imarigarita ngo cyangwa imyenda ngo y'igiciro cyinshi. Uzi imyenda ariko umugabo akugurira cyangwa se ubona hari ikindi kintu cyari kintu kirenze kandi kirusha agaciro. Uzi kwambara imyenda nk'iyo ngiye ihenze kandi nta hantu murabona ho kuba, wenda gukodesha. Ibi ntabwo kuza cyane, ni ubwibone butuma abantu bangiza imigisha. Byaje muri ngo murasaba ntimusahabwe kuko n'ibyo musabye mu byayisha irarijyanye. Ni ubwibone rero. Bivuze ngo imyambaro si ikibazo ni umutima utumye uyambara. Yego. Murakoze cyane. Ikindi kibazo ni kiri butuzana aha hantu, twakomeje kumva yuko topic turiho abagore cyangwa se igitsina gore kukibabuzwa kuvuga mu iteraniro cyangwa se reka mvuge ngo kuyobora mu itorero. Mu rugo rwe umugore akiranuka aganduka, ibintu byose abikora nk'uko Bibiliya ibisaba. Imyambaro nta kibazo atabyambara ku bwibone. Uyu muntu ashobora gushumba itorero? Ntabwo umurimo w'ubushumba na rimwe wabona ahantu muri Bibiliya umugore awuhabwa, kuko Pawulo yandika yaravuze ngo mu byakozwe n'intumwa n'ahangaha muri Timoteyo, kamarebe byakozwe n'intumwa igice cya 6, turebe icyo Pawulo avuga. Nakose na Pawulo wabyanditse wenyine. Ahangaha ni inshingano y'abadiyakoni. Igice cya 6 hose havuga abadiyakoni. Ari mu badiyakoni, mu bantu bakoraga imirimo myiza y'ubudiyakoni, muzabonamo n'abadamu bagiye bafasha Pawulo mu ivugabutumwa. Igice cya 6 cyose, apana cyose, ni guhera ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 7. Ahantu abadiyakoni bongerwa, ab'igitsina gore baremerewe. Ariko nitugera mu nzandiko Pawulo yandikiye Timoteyo ku bigendanye no gushyiraho noneho abepiskopi. Igice cya 3, iri jambo ni mu rwandiko rwa 1. Igice cya 3, iri jambo ni ryo kwizerwa, ngo umuntu ashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. Nuko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe. Ubu guhera aha kugera no hirya hose hakurikiraho, ntaho wasanga no kuba umugore w'umugabo umwe. Ubushumba ni umurimo hamwe n'ubutambyi ari byo, ni umurimo wahawe gusa abagabo. Muri iyo tugiye kugenzura, hari bamwe babyitwaza bakavuga ngo kuki se Debora arimo. Debora yabaye mu bacamanza, nk'uko nanjye hahakanye ko abagore bashobora kujya mu myanya yindi runaka ifata ibyemezo. Wabyumvise? Akaba yayobora abadamu cyangwa se iterambere mu rwego rw'igihugu, ariko nta hantu na hamwe ubona Bibiliya ibemera ko bashumba. Murakoze cyane. Hari akandi kantu ndi bubazeho, kavuga kuri ibi bintu bitewe n'uko umugore yitwaye, bimusaba kugira ukuntu yitwararika kugira ngo ahabwe umwanya wo kuvuga n'ibindi. Tugaruke ku gitsina gabo, nabo ko bahari kandi bashobora kugira imyitwarire wenda itari myiza, mibi ndetse. Hanyuma
itandukaniro ni irihe hagati ye n'uyu mugore wagize imyitwarire mibi n'uyu mugabo wagize imyitwarire mibi? Kubera iki se uyu muntu ahabwa umwanya ari umugabo kandi babizi neza ko afite imyitwarire mibi, nyamara hari umugore hariya ufite imyitwarire myiza, ukiranuka rwose, wubaha bya bindi byose, ariko akaba atabyemerewe? Urumva ko hariya nyine umugore abujijwe gusa iriya nshingano y'ubushumba, ariko hano ho biragaragara ko yitwaye neza, abihuguriwe, ashobora guhagarara ku ijambo ry'Imana, kuko abagore bashobora kwamamaza Kristo, bakavuga ubutumwa, bakayobora amatsinda runaka mu rusengero, mu itorero. Ariko umugabo, muvugeho gatoya, umugabo, umuntu ufata umugabo akamushyira mu mirimo kandi afite imyitwarire mibi, avugwaho nabi, nk'ubu ngubu urebye aha ushobora gusanga hari ibintu kumuvugaho, bakavuga ngo bagomba kuba ari umugabo ngo w'umugore umwe, ngo abe ukunda gucumbikira abashyitsi, abo udakunda ibisindisha, ugira gahunda mu kubaho kwe, ukunda gucumbikira abashyitsi, ufite ubwenge bwo kwigisha, kuvuga akantu karaje nako byo kwigisha, utari umunywi wa vino cyangwa umunyarukoni. Umunyarukoni ni umurwanyi ugenda akubita mu rugo induru zivuga, ahubwo umugwaneza, utarwana, utari umukunzi w'impiya, utegeka neza abo mu rugo rwe, agatera abana be kumvira no kubaho rwose. Urumva gatandatu, kandi ntakwiriye kuba uhindutse umukristo vuba, cyangwa kujya agatikakaza akagwa agacirwaho iteka Satani yaciriweho, kandi akwiriye gushimwa neza n'abo hanze kugira ngo adahinyuka akagwa mu mutego wa Satani. Urumva ibi bintu byose ni ibikwiriye kuranga umuntu, ni ibyo umuntu akwiriye kugira criteria, ni ibyo umuntu akwiriye kuba afite ngo akore uyu murimo. Rego uyu murimo urejejwe kuko n'abantu bera. Pawulo yandikira Abaroma mu gice cya 8 umurongo wa 28 kugera ku wa 30, hagati havuze nshaka kureba Abaroma ibice 8 umurongo wa 28 kugera ku wa 30. Umva ijambo yavuze hano. Yaravuze ngo kandi tuzi ko kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagaye nk'uko Imana yabigambiriye, ngo uko wemeye kera yari watoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishije abahaye ubwiza. Tubona umuntu ukora uyu murimo, ngo turi mu bagabo noneho, uyu muntu ugiye gukora uyu murimo akwiriye kuba yarabihamagariwe, akwiriye kuba yarabitoranyirijwe, akwiriye kuba yarabyerejwe, yarabiherewe ubwiza, yaratsindishijwe. Mbese ntakwiriye guhagarara imbere y'abantu ngo nawe ahagirire ipfunwe. Niko Pawulo yabwiye Timoteyo mu gice cya 2 umurongo wa 15, ngo ntabwo akwiriye guhagaze imbere y'abantu ngo ahagirire ipfunwe, ahagirire isoni. Kwa kuntu ushobora kuba imbere y'iteraniro nawe akagira ibimutsinda, ugasanga aravuze ngo nanjye ngo yegusindisha cyango ngo mwumve ibyo mvuga ngo muri ibyo nkora. Ibyo n'ibyo ku muntu wese waha kuvugira imbere y'iteraniro. N'abagabo rero nuko nabo bagomba gushimwa, turabibonye hano, bagomba kuba bashimwa n'abo hanze, bashimwa ku myitwarire, atari abanyarukoni, atari abasinzi, atari abasambanyi. Mwamadufashe cyane. Murakoze cyane. Hari akandi kantu mbaza, hari ahantu Bibiliya yagiye ivuga kenshi, iyo turebye nk'ahantu ngo Yesu yahaje 5,000 niba nibeshye, aravuga ngo abagore n'abana batarimo. Bivuze ngo icyo gihe abagore babaga bahejwe, ntibana baragwa, ntibabarwaga. Hari uguhezwa batarimo, hakaba no kutabarwa, muri make ntibabarwaga. Ariko nyuma iyo tugiye gusanga, cyangwa se bijya binavugwa ngo Kristo hari igihe cyageze abagore bahabwa ijambo. Namwe mujya mukumva ko kandi bamamaza Kristo ari benshi, bamamaza Kristo ari benshi. None ijambo bahawe, mwatubwira ko bahawe ijambo, ijambo bahawe ni bwoko ki? Bishatse kuvuga iki? Iryo jambo ni ryo kuvugira hehe? Ni ryo kuvuga ryari? Ni ryo kuvuga mu kihe gihe? By'ukuri rero iri jambo ngo ku gihe cya Kristo abagore bahawe ijambo, ntabwo bivuze ijambo iki twita parole, words, kujya kuvuga, si byo bishatse kuvuga ngaha. Ahubwo ni nko kubohorwa, ni nko guhabwa opportunity zimwe na zimwe bari barambuwe. Icyo bivuze burya ni nko kungu twavuga ngo ntabwo uko mu Rwanda kizavuga ngo
ngo n'abasangwa butaka donc abantu basigajwe inyuma n'amateka ngo nabo bahawe iki ijambo umunyarwanda wese akagira iki ijambo ku gihugu icyo kintu cyo guhabwa ijambo ntikivuze guhagarara hari amavuye oya ahubwo kiba kivuze ko nawe hari uguhezwa kwavanyweho yakuriweho guhezwa runaka abagore bahawe ijambo gute bisobanure rwose kandi urakoze kuba umbajije iki kibazo ni ikibazo cyiza cyane buriya kuva kera ntabwo abagore n'abakobwa babarwaga nta n'umuntu wabyaraga umwana w'umukobwa ngo uwo mwana barwe kwa runaka baravuga ngo babyaye ari uko babyaye umuhungu gusa icyo kintu gikomeza gutyo ikindi ugasanga umukobwa uri mu bihe bye by'ukwezi ibyo bitwa ngo humanye ntagire mu rusengero ni naho hakomoka uriya mugani w'uriya mudamu wari umaze imyaka 12 ari mu mugongo kuba atarageraga mu iteraniro ngo yakumva ko Yesu yaje wakishakira uburyo aza yiherereye yihishe bagashaka kujya akora ku ncunda ze urumva nta mugabo wamukoragaho ntiyazaga mu iteraniro ariko avuga ati iri tegeko iri bwiriza ko rihuye nuko ndwaye kandi nkaba nshaka Yesu ndabigenza gute nuko gusesera mu bantu akuncunda za Yesu akiri icyago cye abadamu babaga bazize kuza mu iteraniro bameze gutyo ariko kuva Yesu yaza hari inyegamo yakuyeho kugira ngo abantu bose baze urumva neza abantu bose baze nawe waze mu iteraniro yisukure yiteho ariko aze mu iteraniro kuri umurimo w'Imana ubwo bwari ububata ubona bwa Satani buheza umuntu yakoze ngo none se Imana yabitegeka gutya kubera iki nuko hari ikintu yakoraga kugira ngo umuryango wayo ugire ibintu wubahiriza uwo mugore yubahirizwe kandi ahera hubahwe inzu y'Imana yubahwe twibikenye ko hari igihe cyabaye ari ihema akaza kuba igihe yubaka akaba urusengero kuva igihe cyose ntabwo abadamu baruzagamo ariko kuvaho Yesu akirije uriya ni nk'ikimenyetso cy'uko nabo bakwiye kubuza mu izina rya Yesu kugira ngo nabo guhumana kwabo kwe kuba ubuzima bwabo ubuzima bwe busanzwe bw'umubiri we bwe kwirwa guhumana bwe kumugira igicibwa mu nzu y'Imana Yesu adufashe cyane urakoze tubaze ibibazo bike bisigaye kuri iri nyigisho hari abantu tuzi baba bashumbye amatorero ari nk'abadamu kandi wakumva muri speech cyangwa guha ubuhamya akakubwira yuko Imana ariyo yabimushyizemo cyangwa ari Imana yamuhaye ubwo bushobozi cyangwa ari Imana yavuganye nawe mu by'ukuri twajya no kureba bya bintu byose tugasanga ari mu rugo nta kibazo kiriyo ari mu bwenge rwose arabufite ari imyambaro perfect ariko akantu nshingiyeho cyane ngo Imana yavuganye nawe yarabimwemereye aho ntabwo Imana yo hari igihe yakwemerera umuntu w'umudamu ko ashumba cyangwa se ko ahabwa ijambo ahubwo akaryimwa n'abantu runaka urakoze ugiye gutuma tubigarukaho twabivuze ko harakandi rwongereho gatumye nyine wabona ko gatumye Imana yemera kubuza icyo kibazo njye ndatinda ku kantu ngo nabibwiwe n'Imana yego nakumvise cyane nanjye niko ndi butindaho cyane nigeze mvuga ko Imana ishobora guhamagara umuntu mu badamu ngo ayobore ibindi bintu ndetse binini ministry umurimo runaka gasanga umugore arawuyoboye rwose arawuyoboye buriya abakwiye kuba umuyobozi w'iyo ministry ariko urebye uko ijambo ry'Imana Pawulo hano yaryandikiye Timoteyo ntabwo aba akwiye kubyimikirwa ngo yitwa umushumba yitwa umwepiskopi kandi yabiyobora rwose erega ikibazo ni uko abantu bashaka iryo zina rikuru ry'ubushumba bw'iryo torero kuko atakwitwa umuyobozi w'iyo ministry se kandi ko biri yabyemera nicyo navugaga kuko ibimenyetso by'uko Imana yamuhamagariye kuyobora abo bantu aba bifite koko kandi erega n'umurimo w'ivugabutumwa kandi ni munini
kandi ubwo butumwa ntabwo aribujijwe. Niba yuje bya bindi bisabwa twabonye hariya, yigana ituze, yubaha uwo mu rugo rwe, adategeka umugabo we, adafite imvugo ikakaye, atagira ubushizi bw'isoni n'ubugara ahantu. Harimo akantu kitwa kugira isoni, ariko izo soni ntabwo ari iz'ibyaha, si izo kumwara ngo umuntu yubike umutwe abura icyo avuga. Ubwo afite icyo kubwira abantu rero akaba yarahamagariwe, kandi pe ibyo uvuga nanjye ndabizi. Hari abantu Imana iba yarahamagaye bafite umuhamagaro, bafite ibimenyetso, barabikwiriye kumva n'ibyo yavuganye n'Imana. Nayobora iyo ministry, ayobore kandi rwose ahamagara abigisha, bararike, akora ibikorwa biri sociale, yite ku mfubyi, ahugura abagore, bya bintu byose navuze, bimwe navuze mu kanya. Ariko cya kintu cyo kurobanura ubwepiskopi tumeze icyo birakivuzeho. Sinyegeje ijambo ry'Imana. Bivuze ngo ikibazo ni titre. Ni titre. Kuba yabirobanura ubwepiskopi, ugasanga hari umurobanuriye, ugasanga bagiye no kumwemeka. Ntabwo ari cyo. Ntabwo kiri biblique. Birasobanutse, bivuze ngo yahamagarirwa kuyobora iki cyose, nta manini byose n'ibyo byose. Ministry nini cyane ndetse n'abantu benshi. Ikibazo ni titre y'ubushumba. Yego. Aha karumvikanye, kano karumvikanye cyane. Hanyuma rero hari akandi kabazo ka nyuma ngiye gusa nkaho mbaza cyangwa se ngusaba, ni iki cyangwa se ni izihe nama watanga ku bagore? Yego twigeze kubivugaho, ingeso nziza twabivuze, umugore akwiriye kurangwa nazo kugira ngo Imana ibashe kumwemerera kuvuga. Hanyuma ni iyihe nama watanga ku badamu, cyangwa se ni iki wababwira, ni iki wabasaba gukora? Ariko ndifuza ko tujyana na Bibiliya. Yego nyine. Ni ibiki wababwira cyangwa ni iki Imana yabavuzeho? Kuko nitujya kureba turasanga Yesu azuko ngo abantu ba mbere babimenye ni abagore, ni nabo ngo bagiye gutanga iyo nkuru. Ubundi tugiye kureba ni abanyamumaro, ariko tukagira ikibazo aricyo twahereho ko badahabwa iryo jambo cyangwa se ako gaciro ngo bavuge. Ni iki bakora? Ni iyihe myitwarire bagira? Ni gute bahagarara? Ni uwuhe mwanya bashakwamo? Barashakwa bameze gute? Hanyuma kugira ngo Imana yabasha kubagirira icyo cyizere bakahamagarwa nk'umwanzuro y'icyo bakora. Mbanze mvuge gato kuri icyo kintu uvuze cy'abari abadamu ba mbere bagize ku mva ya Yesu. Ibi tuvuga ko ari bo bararanye icyo kintu cy'ishyika cyo kuzazirikira kumva ejo mu gitondo, bagenda bagiranye ibihumura neza byo kujya gutera ku ntumbi ya Yesu no mu mva ye. Ariko uriya munsi bagiyeho niwo Yesu yari ababwiye ko azazukaho. Ikiganiro Murinzi w'Ishyamba yababwiye baganiriye niko kibivuga. Yewe na Yesu ubwe amaze kubiyereka aravuga ati kuki mutinze kwizera? Urumva nibyo bari bajyanye ibihumyo byo gutera ku murambo wa Yesu, ntabwo bamubonye kuko basanze yazutse deja. Hariya rero urebye ubusobanuro bwa Bibiliya bushatse kuvuga ko bagize imbabazi cyane. Yego, ni abanyempuhwe, les miséricordieuses, ni abanyempuhwe cyane, ariko bibagiwe vuba icyo Yesu yari yababwiye. Abadamu kimwe mu bintu bibaranga, barakunda cyane, barakunda cyane, kandi iyo bakunze baba bakunze. Kuzabavana muri icyo kintu bakunze biragora. Ndaguha urugero, ariko ntimwumve ko ngiye hose hirya y'intego turimo. Umudamu wapfakaye wenda muri Jenoside ni urugero, ashobora kuba ngubu akihanganye, imyaka ibaye ingahe? 27. Nakubuye n'uwa 8. Nyamara umugabo upfakaye mu mwaka umwe, mu mezi runaka, yaba yishumbushije. Yego. Hariya abantu ntibakabicaho urubanza ngo usange bariyabuza bacumura. Nuko umudamu
urukundo rwe umutima we wakira urukundo akunzwe wakabona gukunda. Ntabwo we akunda mbere, akunze mbere byamuvuna kandi ntacyo byamurira, ahubwo we yakira urukundo akunzwe akaba arwo agarurira uwamukunze. Mu gihe umugabo we niwe ukunda, ahubwo niyo mpamvu rero mu Efeso 5 umugabo agereranywa na Kristo, umugore akagereranywa n'itorero. Ntabwo itorero ryabanje gukunda Kristo, ahubwo Kristo warikunze. Icyo kintu cyo kuba yakira urukundo rukeneye rero, arubona rukeneye, ajya kubona umuntu umukunda amukeneye cyane, gituma arumira rwose akarurohayo na cya cyaka cyose akabitindana. Yesu dufashe cyane. Amen. Umudamu, urukundo bakunze Kristo Yesu rwatumye bibagirwa ko yababwiye ko azazwa ku munsi wa gatatu. Bazaga bajyana ibihumura bagiye kumusukaho, baramubura, bibagiwe ko yababwiye ko azazwa. Babyibagiwe. Ubu ni urukundo rwinshi bakunze Kristo, imbabazi bamugiriye. Uzanarebe no mu nzira y'umusaraba ubona aribo baherekeje Mariya ari benshi, sibyo? Ni nabo uzi ko na Yesu yababwiye ngo bagore b'i Yerusalemu, urumva aribo bari benshi. Ni nabo baririze ngo ku musaraba yabambwe. Nta mugabo numvishe bavuga ngo yarize. Mwikundije mwirire n'abana banyu, kuko mu gihe kizaza muzavuga ngo nditabyaye n'ibere ritonyeje. Urumva rero ko bari benshi bagarukaho cyane. Inama rongera ngo mbahe abagore, iya mbere niyo dusanga mu rwandiko rwa mbere rwa Petero mu gice cya 3 umurongo wa mbere. Namwe bagore nuko mugandukira abagabo banyu, kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareshywe n'ingeso nziza z'abagore babo, nubwo baba ari nta jambo bavuze, babonye ingeso zanyu zitunganye zifatanije no kubaha. Umurimbo wanyu we kuba inyuma wo kuboha umusatsi cyangwa wo kwambara izahabu cyangwa wo gukanisha imyenda, ahubwo uw'imbere uhishwe mu mutima, umurimbo utangirika w'umwuka, ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wo igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Abagore bera ba kera biringiraga Imana, niko birimbishaga bagandukira abagabo babo, nk'uko Sara yumviraga Aburahamu akamwita umutware we. Namwe muri abana b'uwo, niba mukora neza ntimugire ubwoba bubahamura. Iyi nama mbahaye bagendere kuri iri jambo. Mu by'ukuri mu cyubahiro cyose Imana yabaha, ijambo ryose Imana yabaha ku rwego runaka, inzego runaka Imana yabaha kuyobora, ndabinginze nka bashiki banjye bige kuganduka no kubaha. Icyo kintu iyo kibuze mu rugo, Mana yanjye, biba bibi cyane. Kandi nongere bisubiremo n'uko nabivuze, mutinyire ijambo ryo mu Efeso 5:22 rivuga ngo baganduke nk'uko itorero rigandukira Kristo, abagabo nabo bakunde nk'uko Kristo yakunze itorero. Niyo nama nabaha dusoza, iryo jambo ry'umusozo nabaha. Imana ibahe. Murakoze cyane bakunzi ba Mpumuriza TV, tubashimiye kubw'uyu mwanya wanyu mwaduhaye kuri iki kiganiro. Tubararikira ibindi biganiro bitaha, tubibutsa gukora share na subscribe, comment na like, mukajya mukomeza kubona ibiganiro byacu. Reka dusabe pastor asenge kubw'iki kiganiro, cyane cyane ariko asengera abadamu, Imana ikomeze kubashoboza. Dusoza ni karibu. Mana, ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, ngushimiye iki kiganiro cyiza uduhaye, kandi ngushimiye ko ari we Mana yemeye ko uyu murimo ubaho. Ushorere rero kandi ushyigikire ibiganiro nk'ibi ngibi, abantu nibatega amatwi, Umwuka Wera ajya abafasha kubyumva kandi bumvire ijambo ryawe. Ahangaha iyo bakumviye ntabwo baba bumviye umwigisha, ahubwo baba bumviye we wamutumye. Ubaho umugisha kandi ubashoboze. Nsabiye abategarugori, abari, kugira ngo babashishe rwose, kandi umuryango nyarwanda, umuryango ku isi yose Satani yarahagurukiye. Niyo ya divorce tubona akabije, ni ukubera hari ko hari inshingano buri muntu atubahiriza ku rwe ruhande. Ariko noneho uyu munsi tuvuze cyane ku by'itorero,
n'umurimo wawe n'icyo ijambo ryawe rivuga kuri bo mu itorero ryawe, ubashoboze gukora byose baganduka bigana ituza, bubaha abatware babo, badategeka ingo zabo, bareke gutegeka kugirwe n'abatware b'ingo, maze ubundi baganduke. Ubabashishe Mana, bityo nibahagarara hariya ku ruhimbi bagabura ijambo ryawe wabahaye, be kuba bariho umugayo nk'uko tubyumvise mu ijambo ryawe. Ndagushimiye ko ubyumvise, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen.